Muraho neza bakunzi ba Imenye Mubyeyi, nitwa Munyaneza Stephane, nkaba ngiye kubaganiriza neza imiterere ndetse n'imikorere y'ibice by'imyororokere ku mugabo ndetse no ku mugore. Gusa twebwe turi buhere ku mugore cyane kuko ni naho turaza kwibanda kugira ngo tubone neza imiterere ndetse n'imikorere ya bimwe mu bice by'imyororokere by'abadamu, cyane ko izi episode ari episode cyangwa se ari uduce tw'uruhererekane twerekana uburyo kubyara bigenda, kandi igikorwa cyo kubyara cyane cyane ni ku ruhande rw'abagore, ntabwo ari ku ruhande rw'abagabo, nubwo nabo babigiramo uruhare nk'uko turaza kubibona. Iyo urebye umugabo ndetse ukareba umugore ku mpande zombi, ni abantu babiri batandukanye, haba mu isura ndetse n'imiterere. Muri make tugendeye nko ku isura, abadamu bagira uruhu rwihariye rutandukanye n'urw'abagabo bitewe n'imisemburo iri mu mibiri yabo. Twagenda ku miterere tugasanga nko ku mabere ni igice cy'umwihariko gitandukanya abagabo ndetse n'abagore, kuko ku bagore usanga amabere yabo ari manini cyane bitewe n'imisemburo nanone ibigiramo uruhare. Gusa nanone iyo urebeye inyuma nko ku ruhande rw'abagabo usanga harabayeho ugukura k'ubwanwa bigirwamo uruhare n'umusemburo witwa testosterone. Bikaba ari byo nabyo bitandukanya umugabo n'umugore. Wagenda mo imbere nanone ku mivugire ugasanga nk'abagabo ijwi ryabo riba ritandukanye n'iry'abagore. Akenshi usanga abagabo bakunda kuvuga baze, urugero uramutse wumvise nk'ijwi ndi kuvuga wahita wumva itandukaniro nanone riri hagati y'abagabo n'abagore. Ikindi gishobora kubatandukanya, usanga abagore bafite amagufwa adakomeye cyane ugereranyije n'ay'abagabo, bityo bikagirwamo n'uruhare nanone n'ibiro. Akenshi usanga ku ruhande rw'abagabo bitewe n'amagufwa akomeye, abagabo bakunda kugira ibiro byinshi cyane nanone ugereranyije n'abagore. Ndumva iri ari ryo tandukaniro twahita tubabwira aka kanya. Tukibona abantu imiterere, imivugire, imikorere, usanga nyine abagabo bamenyereye gukora imirimo ifite ingufu cyane, usanga baragize biceps, amagufwa y'aha ngaha yarakuze cyane. Akaba ari ryo tandukaniro nyine ritari kwereka umugabo imiterere y'umubiri. Uyu ni umugabo, uyu ni umugore. Mu maso arasa gute? Ni umugabo, ni umugore. Ni ibintu uhita wibwira ako kanya mugihura rwose, ntabwo bisaba kwirirwa usaba ubundi bufasha cyangwa gutegereza. Gusa nko ku ruhande rw'abagore uhita ubona nk'amabere, ni ikimenyetso kigaragara cyane gishobora guhita kikwereka ko uyu ari umugore. Nta tandukaniro ugiye kurebera ku ruhande. Gusa hari n'abagabo bashobora kugira nanone amabere manini, ukaba wabitanye n'abagabo. Gusa nanone iyo urebye ku isura nabwo uhita ubavumburuka wati uyu ni umugabo. Twagiyemo imbere rero tumaze kubona amabere ku mpande z'abagore, kubona ryo ni igice nanone gifite uruhare cyane mu bijyanye n'imyororokere. Ku ruhande rw'amabere ni igice gifite uruhare runini mu myororokere y'umudamu. Ku myororokere y'umudamu, ibice dushobora guhita tubereka aka kanya aribyo tugiye kubereka. Igice cya mbere, kugira ngo mwese mukurikirane hataza kugira umuntu n'umwe tuza gucikana. Twagiye rero tuzi ko umuntu arambaye akuyemo imyenda, tugezemo imbere tugiye kureba ikirere mo imbere, tugiye kureba ya myanya yacu, hahandi bita imyanya y'ibanga. Ya myanya y'ibanga niho tugiye kureba, tubisobanukirwe cyane, tumenye akamaro ka bimwe mu bice biyigize. Twagiye rero tugiye kureba igice cya mbere. Igice cya mbere nk'uko muhabona hano, murahabona hari utwenge tubiri, akenge kari hasi ndetse n'akenge kari hejuru. Murahabona uduce turi ku mpande, murahabona uduce turi hejuru, murahabona utundi duce twinshi dutandukanye, gusa mugiye kwisobanukirwa kurushaho. Aka kenge turaza kukageraho nyuma, reka twihere ku bindi bice. Igice cya mbere rero, ahangaha mubona haje ibara ry'icyatsi kibisi, kino gice cyitwa labia minora, ndetse kiba kiri kumwe n'ikindi gice cyitwa labia majora cy'inyuma, kiba gitwikiriye iki gice nanone, kiba gitwikiriye kano gace ka labia minora. Iki nicyo cyitwa rero labia minora, igice cy'imbere. Iki gice kikaba kigira uruhare rwo kurinda faji cyangwa se igitsina cy'umugore cyangwa se igituba, mu yandi magambo.
hano inyuma hari utundi duce twita vestibule, ni uduce two hakurya no hakuno y'umubiri, igice cy'imbere hano ku mpande z'igitsina gutya mu ruhande rwo hirya ndetse no mu ruhande rwo hino. Hanyuma tugira n'aka gace kandi ko mu ruhande rwo mu buryo, aha ni ibumoso, aha ni iburyo. Tukaza hano hejuru rero tuhafite akandi gace kano ese kaba icyatsi kibisi katukuraga. Aka gace rero kamaze iki? Niko twita clitoris. Clitoris ni nk'urufunguzo, ni igice gistimulatinga, ni igice gituma umudamu ashyukwa cyangwa yumva akeneye imibonano mpuzabitsina. Iyo iki gice rero kikaba kiresipondinga uramutse ugikozeho cyangwa habayeho ubushyuhe buri hejuru, ibi ni ibintu iki gice kiresipondingaho. Ni gatoya, ibi ni ibintu iki gice kiresipondingaho, rero kikaba ari igice kiba gikwiye kwitonderwa cyane. Tuvuye kuri iki gice nanone hari akandi gace turi kugenda tujyamo imbere. Noneho sasa hari ikindi gice mubona aha ngaha, iki ngiki nta hantu gihuriye cyane n'imyororokere kuko ni agasabo k'inkari cyangwa se brada mu rurimi rw'icyongereza niko bakita. So ni uko gusa gatuye aha ngaha. Niyo mpamvu rero ka kenge ko hejuru duhita tukarebaho, kano kenge ko hejuru kano kenge ko hejuru kitwa urethra cyangwa se inzira inkari zisohokera. So akenge ko hasi rero, akenge ko hasi mw'imbere niho dusanga igituba. So aha ngaha niho igitsina gabo cyinjira, hanyuma mu gihe cy'imibonano intangangabo zikabasha kujyamo zigakomeza zizamuka zijya muri nyababyeyi. Niyo mpamvu muri nyababyeyi rero naho hari utundi duce ngira ngo mbereke. Urabona iyo tugeze aha ngaha hari akantu kameze nk'agafuniko, akantu kameze ukuntu. So aka ngaka kitwa cervix. Cervix ni umura, inkondo y'umura. Cervix ni inkondo y'umura, ngira ngo aha ngaha muri kukareba neza murakabona. Iyi ni inkondo y'umura. Inkondo y'umura rero ni igice kigabanya vaji ndetse igitsina cy'umugore ndetse n'umura. Iki gice rero kikaba gifite ubufunguriro bubiri, hari ubufunguriro bwo hanze hegeranye n'igitsina ndetse n'ubufunguriro bwo hejuru kuri nyababyeyi. Iyo umwana ari kuvuka rero bisaba yuko bwa bufunguriro bwo hasi bw'imbere bubanza bugafunguka, hanyuma ubw'inyuma nabwo bugafunguka, hakagenda habaho ugufunguka kw'inkondo y'umura kugeza igihe imaze gufunguka yose. Bavuga ko ifunguka neza ari uko igeze kuri santimetero 10, hanyuma umwana akaza kubasha gucamo mu gihe ari kuvuka. Ikindi gice cy'ingenzi ni icyo twita uterus cyangwa se nyababyeyi cyangwa se umura. Yose ni amazina yayo. Uterus ni mu rurimi rw'icyongereza, uterus mu rurimi rw'icyongereza, uterus ni mu gifaransa. Iki gice rero cya uterus cyangwa se cy'umura nacyo kiba kigizwe n'uduce 3 tw'ingenzi gusa nk'uko mukibona. Nk'uyu ni umubiri, hano hejuru hari ikindi gice cyawo. Ubwo rero hano inyuma haba hari iyo twita ligament cyangwa se imisokoro igiye ikikije kino gice ituma kibasha kumera neza cyane. Umusokoro ugikikije cyane witwa broad ligament ku mpande zawo. Uyu mura rero ugizwe n'ikindi gice cy'ingenzi icyo twita itiyo, ifite itiyo yitwa fallopian tube. Fallopian tube ni amatiyo abiri, iri ngiri ni ryo mu ruhande rw'iburyo, irindi riri mu ruhande rw'ibumoso ariryo ryiri, bivuze ngo ifite amatiyo abiri. Donc iri ni ryo mu bumoso. So aya matiyo abiri rero akamaro afite ni imiyoborantanga ku ruhande rw'umugore, ikayobora intanga nzima cyangwa se izibanguriye cyangwa zitabanguriye, kazikura mu murerantanga w'umugore cyangwa se ovari. Aka ngaka nanone dushyizeho hano hari utuntu tumeze nk'intoki niko dufata za ntanga ziri muri ovare cyangwa se umurerantanga, zikawushyira muri uyu muyoborantanga, hanyuma zikazava zikajya muri nyababyeyi, aho gusa ziba zahuye n'intangangabo aha ngaha muri iki gice cya nyababyeyi cyitwa. Gusa reka tubereke neza muri aka gace kamwe ko mu buryo kugira ngo mubashe kubyumva neza cyane.
Kino gice rero kigizwe n'uduce dutatu, hari aho twita infundibulum, ischium ndetse tukagira na kariya gace kandi kegera n'aho twita ampulla. Ampulla rero ni nk'aha gutya hafi yo kugera kuri turiya dutoki hano hagati, donc aha hagati niho bita ampulla. Ni agace karekare cyane kuko kaba gapima hafi santimetero 5. Muri za santimetero zose twabonye zigera muri 12 z'iritiyo. So ikindi gice rero ni umurerantanga w'umugore ariyo twita ovari. Uyu murerantanga w'umugore rero niwe ugira uruhare mu gukorwa kw'amagi ndetse no gutuma ayo magi akora. Ikaba inakora, ifite uruhare mu gukora kw'imisemburo ya estrogene ndetse na progesterone. Gusa nanone hari n'indi misemburo nyuma y'iyi ngiyi igirwamo uruhare ndetse ikorwa habayeho uruhare rw'uyu murerantanga cyangwa se ovari mu ndimi z'amahanga, harimo nka androgene ndetse n'indi. Ndumva rero mwasobanukiwe byinshi ku ruhande rw'umudamu. Reka tujye ku ruhande rw'umugabo naho turebe bimwe mu bice by'imyororokere ndetse imiterere yabyo ndetse n'akamaro kabyo ku ruhande rw'umugabo. Ku mpande z'umugabo rero nk'uko twabivuze nta tandukaniro, gusa ukireba umugabo gutya nyine yambaye imyenda, so ikibikubwira wenda uzabona hari nk'ubwanwa, icyo wenda kizabikubwira, ariko umugabo nyine ni umugabo, nta kindi kintu usibye n'ishusho ishobora kubatandukanya. Muri gufatana gutya umuntu akagufata ukumva uburyo umubiri umeze, nabwo ushobora guhita uvuga ati uyu ni umugabo. Imirimo nayo ikomeye isaba imbaraga nyinshi cyane z'ikirenga, usanga akenshi ikorwa n'abagabo, nabyo gishobora guhita kikubwira ati uyu ni umugabo. So itandukaniro rero cyangwa se imiterere ndetse n'imikorere y'ibice by'imyororokere ku ruhande rw'abagabo nibyo tugezeho. Ndabigira binini kugira ngo mubibone neza. Ahangaha muhita muhabona uduce rwose dutandukanye, ngira ngo murabireba neza. So turahera ahangaha rero. Iyi ngiyi niyo bita large penis cyangwa se igitsina cy'umugabo, cyangwa se mu yandi magambo imboro. Hanyuma iyi ikaba ari igice nanone cyo hejuru. Hari n'akandi gace ko hasi yacyo. Iki gice cyo hejuru cyitwa corpus cavernosum. Ni igice gishinzwe contraction, kwikontracta, cyuzurwamo n'amaraso mu gihe cy'imibonano. Nicyo gituma umugabo ashyukwa. So hari akandi gace ko hasi ngira ngo dore ngaka kitwa corpus spongiosum. Aka ngaka niko kazana intanga rero mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Kazikuye hehe rero? Urabona ahangaha hari utuntu tubiri twita testicule. Iyi ni iyo mu buryo, iyi ni iyo mu bumoso. Ibi bice ni ibice by'ingenzi cyane umugabo wese agomba kugira, kuko iyo iki gice cya testicule cyangwa cy'amabya kidakora neza, nta nubwo umugabo intanga ze zibasha kuza ngo ziba mu gihe cy'imibonano abe yakora imibonano bigende neza. Iyo intuza amabya agize ikibazo, umugabo biragora cyane kugira ngo ashyukwe. So biba byiza iyo umuntu afite bino bice, kuko haba hari utuyoboro tubiri muri kubonaho ahangaha. Utu ngutu twita vas deferens. Hari ak'iburyo ndetse n'ak'ibumoso. Izi ngizi zikaba zitwa imiyoborantanga ku ruhande rw'umugabo. Imiyoborantanga rero ahangaha utu nitwo dufata intanga tuzikuyemo ahangaha muri testicule cyangwa mu mabya, tukabasha kuzazizana zikagera ahangaha mu gitsina, hanyuma mu gihe cy'imibonano bikaba successful, zikinjira mu gitsina cy'umugore, zigakomeza zikagera muri ka gace twita ampulla twabonye ku ruhande rw'umugore, hanyuma hakabaho gusama. Hari utundi duce turi hano tuba dufashe iki gice nanone cy'amabya twita epididymis. Utu ni uduce dukomeza kutuyafata kugira ngo abe fixe, ye kugira ikibazo, ndetse tugafasha mu kuba izi ntanga ziri mu mabya zibasha kwinjira muri izi vas deferens. So
Iki gice cyo hejuru cyo ni agasabo k'inkari nk'uko twakabonye ku ruhande rw'umugore, byo nta tandukaniro rihari cyane. Ibindi bice urebye baba babihuriyeho usibye ibi ngibi gusa, mo imbere hari n'ibindi bice byinshi wenda tutabonye, gusa tugiye nk'aha ngaha inyuma duhita tubona nk'igice cyitwa porositate. Porositate ni igice cy'ingenzi cyane umugabo agomba kuba afite, ndetse hari n'utundi twita buburasi garandi, hari bariburasi garandi. Ibi ni ibice byose bigira uruhare mu myanya y'imyororokere ku ruhande rw'umugabo. Tutajya muri menshi cyane, ndumva ari ibi ngibi tugomba kumenya ku ruhande rw'umugabo. Ibindi tuzagenda tubiganira uko tuzagenda tuganira ibindi biganiro bindi bizakurikira. Murakoze cyane, tubashimiye ko mwakurikiranye ikiganiro cyacu.